twongeye kubasuhuza cyane kandi nk'uko mumaze kubimenyera ni ku Ibendera TV. Njyewe nitwa Anacritine Ntirushwa. Uyu munsi rero tugenda dukomeza tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu bikomeza kugenda bizamura igipimo cy'urwangano mu bantu. Ni ibintu mu by'ukuri umuntu ahura nabyo bikamuzahaza. Byagaragaye rero ko ibi bintu bitanu tugiye kuza turebera hamwe mu by'ukuri bikomeje kugenda biba ingaruka ikomeye ku rwangano n'ubugome bikomeza kwiganza mu bantu bo muri iyi minsi. Reka mu by'ukuri mbibutse gukora like na subscribe. Ushobora no gusangiza iyi nkuru inshuti yawe hirya no hino, ariko kandi ntibibagirwe gukora kuri iyo nzogera ureba. Nubikora uraba mu by'ukuri umaze kudutera ingabo mu bitugu, kandi bizadufasha kukugezaho amakuru buri gihe tubategurira bitworoheye. Reka tugaruke mu kanya gatoya tuva imuzi n'imuzingo bino bintu mu by'ukuri, dore ko ari ibintu bitanu bigizwe n'ubukene, indwara, gutenguhwa n'uwo wizeye, amateka mabi n'ubugome cyangwa se gufatwa ku ngufu. Nibyo rero tugiye kuza mu kanya turambura, mu kanya gatoya ndagaruka. Reka noneho tuzamuke turambura bino bintu bitanu twabakusanyirije mu by'ukuri bituma abantu bakomeje kugenda baba abagome cyane mu isi ya none. Ikintu cya mbere cyagiye kigarukwaho n'abantu benshi mu by'ukuri ngo ni ubukene. Ubukene, impamvu ki mu by'ukuri umuntu wahuye n'ubukene ashobora kuba umugome? Ngo iyo uri umukene utangira gutekereza uburyo ki wabaho, ugatangira gutekereza uburyo ki nawe wakira, ugatangira gutekereza uburyo wakwambara nk'abandi, ugatangira gutekereza uburyo wasangira n'abandi, ukarira aho abandi barira. Ibyo rero ngo iyo nta bushobozi mu by'ukuri ufite bwo kubigeraho, utangira gutekereza inzira nyinshi zo kuba wagera kuri icyo kintu wifuza. Zimwe muri izo nzira rero ushobora gucamo harimo n'ubugome. Wakora ubugome gute rero kugira ngo mu by'ukuri bihure n'iki kintu cy'ubukene tuvuze? Wajya kwiba, wagerayo, kandi buriya ngo umujura aba yiteguye kwiba no kwica. Ushobora rero kurangira wishe, ushobora kurangira wangije iby'abandi. Ngayo nguko ubukene bushobora kujyana muri cya gipimo cy'ubugome twavuze haruguru. Ikintu cya kabiri rero ngo ni indwara. Akenshi buriya ngo abantu iyo barwaye indwara ahanini zidakira usanga barihebye. Nibo babandi baba bagenda batuka abantu, nibo babandi bajya bagenda banduranya, nibo babandi baba biciraguraho, nibo babandi baba bakora ubugome. Bene uwo muntu ngo iyo yatangiye kugera hariya mu by'ukuri urwangano n'ubugome mu mutima we biba ari byinshi cyane. Ngayo nguko indwara nazo buriya ngo zishobora kujyana umuntu bikaba byamwokama bikarangira abaye umugome. Gutenguhwa n'uwo wizeye, ibi ngibi nabyo ngo bishobora gutuma umuntu mu by'ukuri aba umugome. Watenguhwa n'uwo wizeye gute rero kugira ngo ube umugome? Akenshi na kenshi buriya ngo umugore n'umugabo baba ari abantu bizerana cyane ndetse batagira aho bahishanye cyane. Iyo rero ngo habaye umwe agatenguha undi, icyizere yamugiriye gihita kiyoyoka. Niho hahandi uzasanga barimo bicana, barimo barwana, barimo bakubitana, mbese intonganya za buri munsi.
buriya ngo buriya bugome buba hagati y'abashakanye rimwe na rimwe bikarangira bicanye, ngo biba byaturutse ku gutenguhwa n'icyizere cyari kiri hagati yabo mu by'ukuri kuri ya minsi yabo ya mbere bagihura. Ku mwanya wa kane rero w'ibi bintu bishobora gutuma umuntu yisanga yabaye umugome, haraza amateka mabi. Ahangaha rero ngo amateka mabi ashobora gufata umuntu akamukururira ku bugome bukomeye cyane. Reka dufate urugero, umuntu aramutse avutse akaba nka nyakwigendera Nelson Mandela wafunzwe imyaka irenga 20 mu by'ukuri azizwa ibitekerezo bye kandi bitari bibi, ariko nyuma yazarekurwa ntabashe kwihanganira ibi bintu, ngo bishobora gutuma yaba umugome, yajya abona babimugiriye agahita yibuka bya bindi, bikaba byarangira mu by'ukuri abaye umugome. Amateka mabi kandi umuntu ashobora guhohoterwa biturutse ku mateka, abayobozi bakamurwanya, bamuhohotera, bamurenganya, bamuziza ubusa, agafungwa. Bene uyu muntu agafungwa, agakubitwa, akagirirwa nabi mu by'ukuri kubera amateka mabi y'ubuyobozi bw'igihugu runaka yaba arimo, y'agace runaka yaba arimo, y'uko yavutse, imyirondoro ye cyangwa se agace atuyemo. Ibi ngibi rero nabyo mu by'ukuri ngo bishobora kuba byatuma umuntu runaka birangira abaye umugome kubera amateka mabi, kubera guhorwa ibyo atagize uruhare mu kurema, kubera guhorwa agace runaka yaba yaravukiyemo, kubera guhorwa se ibintu byinshi cyane binyuranye. Uyu muntu rero nawe ngo bishobora kurangira abaye umugome, nyamara atari uko yabivukanye, ahubwo ari ukubera amateka mabi yamugezemo. Ikintu cya gatanu rero ni nacyo cya nyuma cy'ibi bintu bitanu twabakusanyirije, biri kugenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane mu gutuma umubare munini w'abantu ukomeje kugenda wisanga wabayemo abagome. Iki kintu cya gatanu rero ngo ni ubugome cyangwa se gufatwa ku ngufu, guhohoterwa n'ibindi birimo no kwicwa urubozo. Ntago ndi bujye kure cyane y'ibi ngibi, uzarebe umwana wafashwe ku ngufu mu by'ukuri akura afite ikiniga ku mutima, ku buryo hariho n'igihe bimuviramo guhahamuka. Uyu muntu rero buriya ngo hari igihe atagize amahirwe yo kugaruka mu buzima bishobora kurangira agumanye igikomere ku mutima, bikazarangira abaye umugome. Ni ugufatwa ku ngufu, ni uguhohoterwa, gukubitwa, kugirirwa nabi, gukomeretswa ku mubiri n'ibindi. Ngo ibi bishobora gutuma mu by'ukuri umuntu yisanga yabaye umugome atari uko yabivukanye, ahubwo ari ukuba yahuye mu by'ukuri n'ibi ibintu tumaze kubaganiriraho haruguru. Reka rero tubashimire kuba mwari muri kumwe natwe. Turabakangurira kugenda mutugezaho ibitekerezo byanyu, kuko ni umusingi ukomeye dufatiraho kandi tukubaka ibibanogera. Njyewe Ana Cretine Ntirushwa, ni Bendera TV. Ukomeze kugira amahoro ya Nyagasani.